Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. N'ubundi ni umwanya wo kuramya no guhimbaza. Tugiye gukoresha indirimbo ya 34 mu ndirimbo z'agakiza. Dufatanya namwe, murakoze. Tengi rumunezero namaho rasendereye agiri rubuntu bwinshi butagira uko bungana agiri nyoborwa mu nzira yose kubw'urukundo rwe rwinshi no mu ijuru imbere ya se nzanezerwa bihebuje Yesu ku birenge byawe kamye nkuramya kuko wanyoboye neza muri iyi si nyituyemo kuko wanyoboye neza muri iyi si
butayu turimo none, igihe nikigera tuzataha i Kanani. Muri ubu butayu turimo none, igihe nikigera tuzataha i Kanani. I Kanani aho tuzaba twibanire n'uwadutumye, nyuma y'ubu butayu tuzaba amahoro masa. I Kanani aho tuzaba twibanire n'uwadutumye, nyuma y'ubu butayu tuzaba amahoro masa. I Kanani aho tuzaba twibanire n'uwadutumye, nyuma y'ubu butayu tuzaba amahoro masa. I Kanani aho tuzaba twibanire n'uwadutumye, nyuma y'ubu butayu tuzaba amahoro masa. Uruhijwe n'ubutayu ugira ngo niko bizahora, wihangane ushikamurwane uzatabarukana intsinzi. Uruhijwe n'ubutayu ugira ngo niko bizahora, ihangane ushikamurwane uzatabarukana intsinzi. Uruhijwe n'ubutayu ugira ngo niko bizahora, ihangane ushikamurwane
kana naho tuzaba twibanire n'uwadutumye nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa nyuma y'ubutayu nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa nyuma y'ubukene nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa nyuma y'ubugumba nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa nyuma y'ubusomeri nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa nyuma y'ubukene nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa Kanana watuzaba twibanire n'uwadutumye nyuma y'ubutayu tuzaba amahoro masa nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele daima 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 asifiwe milele daima asifiwe milele daima asifiwe milele daima na Yesu wangu asifiwe milele daima nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele daima asifiwe